Yesu ashimwe bene data. Na Apotre Aloys Munyeshyaka ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye cyane kuza kuganira n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Intego y'iki kiganiro ni ukugira ngo tubabwire umurimo w'Imana mu gihugu cya Norvège ndetse no muri Scandinavia no mu Burayi muri rusange, ariko turibanda cyane ku gihugu Imana yadutumyemo, igihugu cya Norvège. Turakibabwira ku mateka yabo n'ubukristo bwabo, tubabwira uburyo twakijemo, hanyuma tuzababwira ibyo Imana yadutumye n'ibyo turiho dukora. Intego no kugira ngo tubahe raporo, mwebwe mudusengera, mwebwe mukurikirana iby'ubumisiyoneri n'ivugabutumwa, mwebwe mwumvise ubuhanuzi ko abantu bo mu Rwanda, bo mu Burundi, bo muri Congo, bo muri East Africa bazakwiza ubutumwa mu mahanga, kugira ngo mumenye ngo byaratangiye. Imana yavuze iryo jambo niyo kwizerwa, yaratwohereje, twohereza mu bihugu bitandukanye. Ndi umuhamya wo kubihamya, ndi umumisiyoneri mu gihugu cya Norvège. Ubwo rero turabaha amateka yabyo, mwigire hino tubaganirize, tubabwire ingorane zo mu murimo, tubabwire n'ibyiza bihurira nabyo mu gihugu cya misiyo aho Imana yatwohereje. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana, uri Imana ikomeye kandi Imana igira neza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringira, kandi turagushimira kuko uri Imana yadutumye, ukadutuma aho ushaka, ukadutuma mu gihe ushaka, kandi ukadutuma mu buryo ushaka. Warakoze ko watugejeje mu gihugu cya misiyo, ukaduha ubuturo, ukaduha ibyangombwa byo kuhakorera, ukadufungurira imiryango, ndetse Mwami ukaduha gutangira umurimo wawe, kugira ngo ya migambi wari udufiteho kera tutari twanabimenya, ya migambi wari ufite ku mutima wawe ibashe gusohora mu gihe cy'ubuzima bwacu. Tuguhaye icyubahiro, tumushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire na bene data. Reka iki kiganiro cyankuraje abandi bamisiyoneri, abandi bantu bumva bagira umutima wo kujyana ubutumwa bwiza, kugira ngo batinyuke mu gihe nk'iki ngiki ubutumwa bwiza tubukwize isi yose. Urakoze rero ko twumvise, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Amen. Karibu rero, turatangira tuvuga uburyo Imana yaduhamagaye, umuhamagaro w'Imana wansanze jewe particulièrement ku giti cyanjye, wansanze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mba mu Rwanda, mu ntara y'Iburasirazuba. Imana insanga mu gihugu cyacu, maze gukizwa aho twasengeraga ku Universite i Butare. Imana iza kutubwira bizadutuma mu mahanga ngo kugira ngo tujyane ubutumwa bwiza. Icyo gihe byasaga nkaho bitumvikana, tutumva uburyo Imana izadutuma, inzira ki izanyuzamo, ariko kuko ijambo ry'Imana ivuze iririnda kandi ikarisohoza, igihe cyarageze Imana inzana mu gihugu cya Norvège. Yabanje guca inzira njya kwiga mu gihugu cya Canada, niga universite isanzwe, nyuma nza kujya mu ishuri rya Bibiliya, njya muri college yo mu mujyi wa hano Calgary, nza kwiga muri Rocky Mountain College, ni ishuri ryigisha abakozi b'Imana, bigisha Bibiliya, niga icyo bita pastoral ministries. Noneho nyuma Imana iza kunyereka ko aho yanshakaga ari mu gihugu cya Norvège. Ubwo nari narageze ngira inzozi mu gihe nashakaga
visa nshaka kujya mu gihugu cya Canada aho nari ngiye kwiga, ariko numva mfite umutwaro kuzakora umurimo w'Imana. Numvaga mfite imbaraga z'umwuka wera zisunikira kuvuga Yesu, nkamubwira abari hafi ndetse nkamubwira n'abari kure. Noneho mbere y'uko njya mu gihugu cya Canada nza kugira inzozi. Ngize inzozi mbona idarapo y'igihugu cya Canada, aricyo nashakagaho visa kugira ngo njye kwigayo, ariko inyuma y'iryo darapo nkajya mpabona irindi darapo rirerire kurushaho ry'igihugu ntamenye. Ntabwo nari umuhanga cyane mu bumenyi bw'amahanga, nabonaga idarapo ariko ry'igihugu ntigeze mbona. Mbifata nk'inzozi, ntibya making sense. Imana ifungura umuryango nyine ndagenda kwiga muri Canada. Noneho muri 1999 Imana iza kunzana mu gihugu cya Norvège. Ngeze mu gihugu cya Norvège niho naje kubona idarapo rya Norvège. Mpita nibuka za nzozi nigeze kugira kera, mpita nibuka ko ari ryo darapo nari narabonye mu nzozi sinasobanukirwa. Noneho Imana iza kumbwira ikoresheje abahamya, ikoresheje ibimenyetso byinshi, inyereka ko aho inshaka ari mu gihugu cya Norvège. Nuko nkagirira umuryango, mfite abana 4, 2 muri bo twababyariye hano mu gihugu cya Norvège. Umwe yavutse mu 2000, ubundi avuka mu 2004. Twari dufite abandi 2 bakuze kurusha abo ngabo. Ubwo rero dutura mu gihugu cya Norvège, turahaba twibaza ngo mbese ari mu muntu yageze mu gihugu cya misiyo ni hehe ahera kugira ngo akore umurimo w'Imana. Kubera ko rero nari narakoranye n'amatorero muri Canada, kandi imikorere yaho ari abantu bashyushye cyane mu kwakira abantu. Ngeze ino nsanga n'abantu bakonje mu buryo bateye, ni abantu bitonze cyane ndetse bafata umwanya kugira ngo bakwereke ko bakwisanzeho. Ni abantu wakwita ko bari shy. Ubwo rero muri kino gihugu biratugora gatoya kugira ngo tubone aho duhera, ariko turakomeza twizera Imana. Tugira ibihe byo gucika intege kuko twari tugeze mu gihugu gikonje cyane, kigira winter zikomeye, kigira imisozi miremire. Hari no kubera ko nari navukiye mu ntara y'Iburasirazuba, ntabwo dufite imisozi cyane. Imisozi yaratugoraga mu gihe cy'imbeho cyane, bikatugora dufite abana bato, tugomba gusunika za pusete z'abana. Ntibyari byoroshye dufite abana bato. Nuko Imana ariko ibana natwe mu buryo budasanzwe. Ndibuka nko mu mwaka w'2000, tumaze umwaka turi ino, naje kumva ntabona aho duhera, ntabona aho tuzahera kugira ngo dukore bya bindi biri mu mutima wacu. Ngira gucika intege, ngira kuba jyenyine. Tugirira mu cyo gihe hari n'abantu bakeya muri kino gihugu mu by'ukuri bavuga ururimi rwacu, n'abahari bakaba batatanye, abo dusangiye kwizera rero n'umuhamagaro bo bari bake cyane. Ubwo rero hakaba irungu ryo mu buryo busanzwe, ariko hakaba n'irungu ryo mu buryo bw'umwuka. Noneho turakomeza dusenga Imana na madamu wanjye, turizera twumva Imana izaducira inzira. Noneho umunsi umwe nacitse intege, umukobwa wacu wari ufite imyaka 3, icyo gihe aza
kugira umuriro mu ijoro, ararwara, yanga kujya kuryama mu cyumba cye, ahubwo ashaka kuza kuryamana natwe ababyeyi kuko nyine yari arwaye atameze neza. Turamwemerera, araza mu gitanda cyacu. Noneho bigeze mu ijoro, umwana arabyuka. Abyutse araza aho ndyamye nsinziriye, asa nk'ukubita urushyi gutya mu maso yanjye. Ndakanguka. Nkangutse nsanga andi hejuru andeba, atangira kumbwira kumpanurira. Arambwira ngo umva umukozi w'Imana, wumva uko Imana ivuganye nawe. Umwana w'imyaka 3 avuga adategwa, atubwira amagambo akomeye cyane. Atubwira ko twageze aho Imana dushaka, kwishaka ko tuyikorera mu kino gihugu. Atubwira ko nitutagiye iburyo n'ibumoso tugatumbera iyi Imana yatwohereje, izabana natwe, izaducira inzira kandi izaduhaho aya mahanga nk'iminyago. Ubwo yongeraho ikintu gikomeye cyane. Aravuga ngo kandi ngo ninibuke, ari jyewe wabucitse intege yabwiraga, ngo ninibuke ko umwuka w'Imana uri kuri jyewe, ngo uwo mwuka ari wo wabaye ku bakozi Imana yatumye mbere ya hose dusoma muri Bibiliya. Ngo ntabwo umwuka wari kuri bo utandukanye n'umwuka turiho. Ngo umwuka wabashoboje mu butumwa, ugashoboza abo dusoma bose bagiye banyura mu bikomeye ariko bagakorera Imana. Ngo uwo mwuka ni nawo Imana yashyize kuri twe. Arambwira ngo rero nindeke gutinya, nindeke kugira ubwoba, ahubwo nimpagarare, ngo maze mbone agakiza k'Uwiteka no gukiranuka kwayo. Umwana amaze kuvuga gutyo, umuriro wose yari afite urashira, ahita ava ku gitanda cyacu yinjira mu cyumba cye ariryamira. Iryo joro turatangara cyane, ndetse nibwira ko ahari twagize umwana w'umuhanuzi bidasanzwe, ko buri buke tubwira abantu tuti wacu dufite akana gahanura kandi kakiri gato. Ariko tubyutse mu gitondo dusanga akana karakina n'ibikinisho byako. Muri make Imana yamukoresheje aho yari ibonye ko dukeneye ijwi ryayo. Ahari reba hirya, ireba hino, ibona nta zindi kontakite dufite zifatika Imana yakoresha. Imana ihitamo gukoresha umwana muto, umwana wacu. Cyangwa se ahari Imana ibona wa mwana wacu nimukoresha turi burusheho kudashidikanya na gatoya ko Imana yadutumye ari nayo Mana ivuganye natwe. Kuva uwo munsi umutima wanjye uratuza, numva ko ndi mu gihugu Imana yanyoherejemo. Ibyo gutinya imbeho birashira, ibyo gutinya imisozi birashira, ibyo gutinya gusunika za puseti birashira. Ingorane zose duhuye nazo numva zose ndazemeye, kuko numvise nejejwe no kuba ahantu nzi neza ngo ahangaha niho Imana inshaka. Nuko dutangira rero umurimo w'Imana, dukorera mu mujyi twarimo mu majyepfo ya Norvege, mu mujyi witwaga Bergen. Niko witwa, ntabwo ariko witwaga, ko witwa umujyi wa Bergen. Dukorera mu itorero rinini ryari rihari rya Gipantekote. Turibamo dukora umurimo w'Imana uko Imana yagiye idufungurira inzira kugeza muri 2005. 2005 numva nkumbuye iwacu cyane, nkumbuye igihugu cyacu, nkumbuye mu Rwanda. Hari n'irungu ryari rimaze nanone kuba ryinshi. Noneho ndataha nza mu Rwanda mu mwaka wa 2005, ndetse numva ndashaka kuvuga ubutumwa bwiza, ku buryo numvaga Imana ibyemeye twaguma mu Rwanda tukaba ariho dukorera Imana. Niho hari abantu benshi, niho hari abantu baterana ari benshi bafite ubushake. Nkumva afite umuriro wo kuvuga ubutumwa bwiza, nkibwira ko ahari iwacu nyine niho byanyuramo.
kurusha ibi bihugu by'abazungu baza ari bake cyangwa se batabiha agaciro, nkumva nakwitahira. Nuko turatashye tugeze mu Rwanda, tugira ibihe byo gusenga turi iwacu, tugira ibihe byo gusura igihugu cyacu, twumva turafashijwe, twumva dushize urukumbuzi. Noneho dusenze Imana iratubwira ngo musubire mu gihugu cya Misiri ngo hariya kiriya gihugu niho mbashaka kubakoresha, ahangaha ni iwanyu, musajya muhaza igihe cyose mushatse kandi muzagubwa neza mu gihugu cyanyu, ariko ndabashaka kujya kumuhagararira mukamvuga kandi mukamvuga neza mu kiriya gihugu cy'amahanga. Sinababwira uburyo imitima yacu yongeye kunezera, twumva twongeye kugira confirmation total yuko Imana mu by'ukuri dushaka mu gihugu cya Norvège. Turagaruka muri Norvège, twimuka mu mujyi twari dutuyemo wa Bergen, twimukira mu mujyi hagati mu gihugu, ubwo hari nk'amasaha nk'umunani, hagati y'umunani n'icumi utwaye imodoka, umujyi wa Trondheim. Twari tukiri bato muri 2005 bihagije ku buryo twumvaga twasubira mu ishuri tukiga, kandi twumvaga Imana duhamiriza ko kwiga bizatugirira akamaro muri misiyo Imana duhamagarira gukora. Noneho Imana idufungura iyo myumvire ko kumara umwanya turi mu ishuri bitari uguta igihe. Ubu rero tujya Trondheim twiga imyaka 6, ari jyewe ari n'umudamu wanjye, tujya muri universite turiga, noneho turangiza kuva muri 2005 turangiza muri 2012. ubwo hagati aho twakorwa mu Imana mu matorero twabayemo, twajyaga mu biterane tukavuga ubutumwa, twajyaga dutumirwa i Burayi mu biterane tukanyaruka tukavuga ubutumwa, ariko twumva ari uburyo Imana ari kudufungurira umuryango w'impano iri muri twebwe itazima, ikomeze yake wa muriro w'ivugabutumwa wo muri twe utazima, ariko tukumva umurimo nyawo Imana yaduhamagariye igihe cyawo cyari kitarasohora. Ndetse dufungura ibyumba by'amasengesho muri Trondheim, cyane cyane dusengana n'abanyeshuri kuri university ya Trondheim, haba university nini cyane, abanyeshuri cyane cyane bava mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Tugira groupe y'abantu twasenganye, n'uyu munsi tukiri inshuti, bamwe baratashye mu bihugu byabo, abandi babonye imirimo hano muri Norvège, barangije kwiga baratura barakora, n'uyu munsi turacyashyigikirana, batubereye inshuti kandi baratwubatse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ibyo byose Imana yadukoreshaga turi abanyeshuri, twumvaga ari ukugira ngo igicaniro cy'Imana kitazima muri twebwe. Twumvaga igihe kizagera Imana ikatwohereza muri wa murimo rero wari waratumye ituzana mu gihugu cya Norvège. Mu by'ukuri turangije kwiga muri 2012, dufata umwanya wo gusenga tuvuga ngo Mana, iki gihugu se ko ari kinini, mu by'ukuri niyo dushaka. Ino rero ukuntu hateye ni igihugu sociale gifasha abantu badafite za income zihagije, barafashwa nyine mu buryo leta yashyizeho. We rero natwe turi abanyeshuri twabonaga inkunga yo kwiga, tugakora n'utuzi dutoya duciriritse nk'abanyeshuri, ariko ubu twari dufite abana 4, ibyo byose twinjizaga ntibyabaga bihagije, byadusabaga ko n'ubundi batwongereraho. Bino bihugu rero ukuntu biteye, iyo bakongereraho ikintu mu mibereho yawe
ukagira agafashanyo ka leta bakongereraho kugira ngo ukwezi kuzure. Icyo gihe bagutegeka huba, ntabwo uba wigenga mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo aho utuye ntupfa kuhimuka, kuko ya mafaranga bakongereraho leta iba yarayahaye ka karere utuyemo. Ibyo rero twumvaga bihabanye n'ivugabutumwa, kuko twumvaga udashobora kuvuga ubutumwa nk'uwigenga, ni ukuvuga n'umutima wawe wose utari free, utigenga. Kandi mu kwigenga hariho n'ako ga economical side ko kwigenga kari ngombwa cyane ku mukozi w'Imana. Noneho turasenga rero, turavuga tuti ubwo turangije kwiga, Mana duha imirimo kugira ngo tubone financial independence. Noneho tugukorere aho dushatse, dutura aho dushatse, twimukira aho dushaka, ntabwo dusaba uruhushya, kandi dukora umurimo w'Imana, nta mfashanyo zindi dusabye hano na hariya zituma tutemererwa kuba aho dushaka no gukora ibyo dushatse. Rero turasenga, ndibuka ayo masengesho tuyafata iminsi yo kwiyiriza ubusa. Imana iradufasha, dufata iminsi rwose turasenga, turi muri ayo masengesho tubwira Imana ngo Mana, aho uzaduha imirimo niho tuzajya. Ino rero mu bihugu by'i Burayi muri rusange, ndetse muri Norvège en particulier, ntabwo ari ngombwa ibyo wize aba ari byo ukora. Hari igihe wiga warangiza ukabona nyine utuzi tundi nyine tukwinjiriza ugakora utwo. Ubwo rero twahereye aho turavuga ngo Mana, dushakire imirimo mu byo twize, kugira ngo bitubere ikimenyetso ko aho ngaho duhaye imirimo ari naho ushaka ko tujya kugukorera wa murimo washyize muri twebwe. Duhora turota ijoro n'amanywa. Imana iratwumva tukiva muri ayo masengesho. Application twakoze y'imirimo, bahita baduha akazi. Madamu arabanza arakabona, ahita aza mu murwa mukuru w'iki gihugu muri Oslo. Duhita tumenya ko ubwo Imana itubwiye ngo mujye muri kapitali, aba ariho muhera ya misiyo nabohereje gukora. Ubwo nyine ibyino uko bimeze, nsigara Trondheim mu gihe nk'icy'amezi 4 kugira ngo madamu abanza afatishe, nanjye nsigara n'abana, hari igihe ubitaho. Nyine murabyumva twari twaramenyereye ibyo guteka, ibyo kwita ku bana, kuko nyine twari mu gihugu cya misiyo, twarafashe imico yaho, dusaranganya imirimo yose, nta by'umugabo n'umugore. Kandi koko byaje kudufasha, kuko umugore niwe wagiye guca inzira, yewe mbari giye gusigarana abana. Rero amaze kumenyera nyine kubona aho twaba mu murwa mukuru muri Oslo, turimuka turamusanga. Nuko twaje mu murwa mukuru wa Oslo, nuko Imana yatuzanye. Ndabaha ubuhamya bwose kugira ngo mwumve amavu n'amavuko y'umurimo turiho dukora. Noneho tugeze ino, nanjye biba ngombwa ko napurika. Narize sciences, narize biotechnology, narakoze master's degree muri biotechnology, ndi umu engineer muri biotechnology, nara specialize muri molecular biology. Noneho nsaba nanjye akazi muri iyo field, kuko Imana yararuganye natwe, twaraganiriye nayo mu masengesho. Imana ikora uko twasenze, hamwe natse akazi. Application imwe gusa, Imana iba ari akazi.
mu buryo bw'igitangaza kugira ngo tumenye neza. Abantu babaye i Burayi murabyumva cyane kuko ntabwo kurangiza kwiga bivuga automatically kubona akazi mu byo wize. Niyo mpamvu iyo bibaye mu by'ukuri biba ari ikiganza cy'Imana. Ubu rero Imana ibikora ku bw'icyubahiro cyayo. Tuba tubonye imirimo dutangira rero gukora, tubona ya stabilite ituma rero noneho tubasha gutangira umurimo w'Imana. Ubwo rero mu buryo buri naturel dutangira icyumba cy'amasengesho, dusanga bene data abandi basenga Imana hari mu murwa mukuru wa Oslo, bari bamaze n'igihe nabo basenga. Turafatanya dutangira kugira icyumba cy'amasengesho. Icyo cyumba nicyo cyaje gukura kiza kuvamo itorero tuyoboye uyu munsi ryitwa Kingdom Gospel Center. Ndashimira abantu bose badushyigikiye, abantu bose bakiriye impano y'Imana iri muri twebwe, abantu bose bahisemo gufatanya natwe bakumva bahamagawe n'Imana kuva muri 2012 kugeza uyu munsi tukaba tugihagararanye tugifatanyije. Ubwo Imana yaje kutuzanira abandi tugenda dukura nk'itorero kugeza uyu munsi. Reka rero noneho mbabwire iki gihugu amateka yacu mu buryo bw'umwuka kugira ngo mumenye uburyo mudusengera mwumva neza ahari Imana yatwohereje. Abazi amateka y'uburyo ubutumwa bwiza cyane cyane bwa Gipantekote bwaje iwacu, muzi neza ko u Rwanda rwagize abamisiyoneri bava muri Scandinavia mu gihugu cya Sweden. Muri icyo gihe abamisiyoneri bo muri Norvège benshi bari muri Congo y'Iburasirazuba. Rero Scandinavia twavuga ngo yohereje abamisiyoneri muri kariya gace k'iwacu, kandi ubwo butumwa bwiza bwa Gipantekote ni nabwo bwambyaje ubutumwa bwiza. Ubwo rero mvuze yuko ndi produit yivuga butumwa bakoze y'abamisiyoneri basize ibyabo bakazi iwacu, jewe nk'abandi urushubije bw'ubutumwa bwiza bazanye, ntabwo naba ngiye kure sinaba nibeshye. Igitangaje rero nuko imyaka yarahise iyindi irataha, ibihugu byabo bigenda birushaho gutera imbere mu buryo bwa tekinoloji, mu buryo bwa science, mu buryo bwo kuvumbura, ndetse bagira ubutunzi bwinshi cyane cyane buturutse kuri discovery y'amavuta peteroli Imana yashyize munsi y'inyanja ya Norvège, yegereye Norvège. Igihugu kirakira rwose, ndetse n'Uburayi bwose cyangwa se Scandinavia ekonomi yabo igenda itera imbere cyane. Kandi naba ntagiye kure cyangwa se niko ngewe mbyizera ko uko gutera imbere kwabo gufite icyo gupfana no kubaha Imana bagize mu bisekuruza byabo bya kera, bagata ibihugu byabo bakajyana ubutumwa bwiza hirya no hino. Bamwe bagapfira mu bihugu bya misiyo, ibituro byabo bikaba bikiriyo n'uyu munsi. Imana yibutse ibihugu byabo ibagirira neza, ibihugu byabo bigira ubutunzi, ibihugu byabo bitera imbere. Mu mateka yabo nyanyuzemo gatoya, bagize amateka akomeye cyane. Mu 1130 kugeza mu 1537 niho ubutumwa bwiza bwaje mu gihugu cya Norvège. 1130. Urumva bano bantu mu by'ukuri bahuye n'ijambo ry'Imana kera, hashize igihe kirekire rwose.
kirekire cyane bari bafite ubutumwa bwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sorry, hari hagize umuntu ndangaza gatoya, ariko mwihangane dukomeze. Noneho icyo gihe ubutumwa bwiza bwaje buturutse i Roma, buzanwa n'abakatolike. Noneho abantu bake cyane mu 1130 batangira kumenya iby'ijambo ry'Imana, batangira kumenya Bibiliya, batangira kumenya iby'umusaraba wa Yesu, bava mu madini yabo gakondo, nabo barayagira y'Imana za gakondo, nkuko tuvuga Kiranga, tukavuga za Nyabingi, nabo bagira ibyo bita bagudine n'ibindi bigirwamana byinshi basengaga. Batangira rero kugira urumuri rw'ubutumwa bwiza, ariko icyo gihe leta yabo ntaho yari ihuriye n'iyo myizerere yaje. Hari abantu bake cyane batangiye kwizera Imana. Ni mu 1537 kugeza mu 1814 niho habaye igitangaza. Umwami wino muri Norvege ajya kujya mu Bwongereza, asanga ubutumwa bwiza bwarahageze, bwa giprotestant bw'abaruteri. Ubutumwa bwiza arabwumva ndetse arabwizera. Arangije azino rero muri Norvege. Icyo gihe bari abantu bo mu mazi cyane, abo bita abavikingi, bari abarwanyi barwana intambara zo hirya no hino, bazi ibintu by'amazi cyane n'amato, kuko bakikijwe n'amazi. Nubwo ekonomi yabo yari iri hasi cyane, bari batunzwe n'amafi, ndetse bafite na ekonomi iri hasi ugereranyije n'ibihugu bindi by'i Burayi, ko bari bataramenya ubutunzi buri munsi y'inyanja yabo. Ubu bukire tubona uyu munsi bari batarabugira. Umwami rero aza yamenye ibya Yesu Kristo, umwami n'umukiza. Ahageze azana imbaraga nyinshi, aza ategeka ngo umuntu wese uri munsi y'ingoma ye agomba kwakira uwo mwami yari yizeye. Ni ukuvuga ngo idini risunikirwa ku bantu, cyangwa se abantu basunikirwa mu idini ku mbaraga. Ni ukuvuga ngo yaraje aravuga, azana inkota, aravuga tuhitemo, ahangaha hari ijambo ry'Imana, aha hari inkota, urizera cyangwa se urapfa. Noneho abantu bose uko bashaka kubaho bose bahitamo ijambo ry'Imana. Ubwo nyine turibaza uyu munsi ngase kuko bari bahisemo cyangwa se nyine byari by'agahato. We rero kuko umwami ari we wari umuyobozi w'iby'idini, idini n'ubutegetsi bwa leta state biba ikintu kimwe, birafatana. Noneho religiyo y'umwami ya Kiruteri yaturutse mu Bwongereza iragenda igira monopole, bahita bazimya Katolika. Baba Katolika bakeya bari bahari barabazimya burundu. Leta yemeza yuko abaturage babo bose kuva ku mwami bayoboka idini rimwe ya Kiruteri. Ayandi madini yose barayazimya, bahita bavuga ko baciye abajesuiti, babyandika mu itegeko ryabo ko Jesuit batemerewe kwinjira muri Norvege cyangwa kuhakorera, kuko nibo bari abamisiyoneri ba Gikatolika. We rero kuva mu 1814 kuzageza mu 2012
nubwo hagiye habamo impinduka za tolerance bakemera andi madini gukorera ino, uko abanyamahanga bagenda baza, abayisilamu bakaza, abaturutse muri Aziya bakaza, abandi bafite imyizerere bakaza, bagiye bafunguka buhoro buhoro kugira ngo bemerere ayo madini kuhakorera, ndetse na Katolika irongera iragaruka buhoro buhoro. Ariko kuva mu 1814 kuzageza ejo bundi mu 2012 leta n'idini rya Luteri byari bikiri ikintu kimwe. Ni ukuvuga ngo state shirk cyangwa se niko babyita ino, cyangwa se idini rya leta riyobowe rifatanije na leta, cyangwa se ryashyizweho na leta kandi rikontororwa na leta, ryari idini ry'Abaruteri. Iyo myaka ingana gutyo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko aribo leta yagenaga ababishop bemezwaga na leta, ndetse bakaba abakozi ba leta. Noneho bagenda nyine bagira iyo tolerance, uko isi ifunguka, uko abandi bantu babonaga batahezwa, bakabemerera kuhakorera. Ariko leta n'idini rya Luteri ari ikintu kimwe. Mu mwaka w'2012 haba ikintu gikomeye cyane, haba shift mu mateka ya Norvege. Wibuke ko muri uwo mwaka w'2012 nibwo natwe twari turangije kwiga, Imana itwohereje mu mujyi wa Oslo. Nsubiye hahandi nari nasize. Twe tutabizi ibindi Imana iri gukora, muri uwo mwaka Imana itwohereje muri kapitali ya Oslo. Biba ari bwo mwaka leta ihindura, iravuga ngo idini na leta bigiye gutandukana. Ngo noneho rya dini ry'Abaruteri barigira itorero ry'abantu, cyo bita folkekirke. Ni ukuvuga riba itorero ry'abaturage ba Norvege, aho kugira ngo ribe itorero rya leta. Leta isa nkaho yitandukanije naryo mu buryo bwo kurihagararira, byo kurireberera, byo kuriyobora. Hashyirwaho komite ishinzwe kuyobora itorero rya Luteri, ariko nyine birumvikana ko ari ryo n'uyu munsi nyine rifite abamambure benshi cyane. Kubera iki? Kubera ko umuturage wese wa Norvege yibonaga nk'umuyoboke w'iryo torero, ndetse hari na benshi batari bamenya n'uyu munsi yuko ubuyobozi bw'itorero bwamaze gutandukana na leta. Ivyo icyo bivuze ko itorero ry'Abaruteri ryahise rishyirwa mu buryo bw'amategeko ku rwego rumwe n'ayandi matorero yose Norvege izemera ko akorera mu gihugu cyawe. Ubu rero ibyo biba muri wa mwaka Imana itwohereje gutangira Kingdom Gospel Center. Uvuga ngo twatangiye itorero, Imana yafunguye imiryango, dutangira mu buryo bw'amategeko ya leta, aho bandika amatorero n'imyizerere, tunganya uburenganzira n'itorero rya Luteri muri kino gihugu. Byari shift y'amateka ikomeye cyane. Niyo mpamvu mbyensisitaho, ntabwo ari coincidence ibonetse yose. Byambere ikimenyetso gikomeye cyane cy'umuhamagaro Imana dufite muri kino gihugu, kuko umwaka twatangiyemo wabaye umwaka w'amateka, kandi hari icyo Imana yari yabitubwiyeho, ndetse hari n'ibindi bimenyetso Imana yaduhaye
iratubwira ngo hari ibyo ishaka gukora muri kino gihugu, ngo kandi tuzaba pariti yawe mateka, cyangwa se hari role Imana izatuma tujua mu mateka ya kino gihugu. Noneho rero ibyo bibaye biduhamiriza ko nibitaraba nabyo nitutagwisaya nabyo tuzabibona. Noneho kuva rero mu 2012 nubwo leta ya Norvege yatandukanye cyangwa se yaretse kuba ariyo ihagarariye itorero ry'Abangirikani cyangwa ry'Abaruteri, itorero ry'Abaruteri rikajya ku rwego rumwe, Abaruteri, Abangirikani, Abadivantiste, Abayisilamu, Ababudiste, Abapantekote, ndetse n'indi myizerere yose. Bashyiraho aho amatorero yose n'imyizerere yiyandikisha, nk'uko mu Rwanda bagira ahantu imiryango yose itegamiye kuri leta yiyandikisha kugira ngo ihabwe uburenganzira bwo gukora, na hano niko bimeze. Tugira ahantu amatorero yose yiyandikisha, yamara kwiyandikisha mugategereza bakazabaha ubuzima gatozi bakabemerera gukora nka organisation. Bamara kubemerera mukazagira handi musaba kwandikwa, ubwo ndabaha amateka n'uburyo ibintu bikora muri kino gihugu kugira ngo musobanukirwe neza igihugu cya misiyo dukoreramo nuko gikora. Wenda munagereranye naho abari kunyumva muri gukorera Imana mu bihugu bindi bitandukanye, mugereranye naho namwe muri gukorera, muzadusangize iwanyu naho uko bimeze kugira ngo tumenye uburyo dusengeranira. Mwajya muri commentaire mukatubwira uko iwanyu naho bikora. Noneho hakagira urundi rwego rwandikwamo imiryango ikora mu nyungu, imiryango idaharanira inyungu. Ni ukuvuga ko ikizaba itorero kibanza kwandikwa nk'umuryango w'abantu bihuje nka organisation, nyuma yaho bakazandikwa mu kindi cyiciro cy'umuryango utayegamiye kuri leta kandi udaharanira inyungu. Noneho nyuma bakazasaba kuzandikwa nk'itorero rishingiye ku myizerere. Ubwo ni urwego rundi rwo kwiyandikisha, n'ikindi kibari twongera guhabwa. Noneho aho ngaho kugira ngo bazatubare nk'itorero muri Norvege bisaba ko byibura abakirisitu muba mufite banditse nk'abakirisitu b'iryo torero riri gusaba, baba byibura bageze ku bakirisitu 50 babaye abayoboke b'iryo torero. Nimbivuga gutyo hari abari bwumve byoroshye bakumva abantu 50 gusa, ariko birakomeye cyane bene data kubona abantu 50 bishyira hamwe ngo basenga Imana muri bino bihugu. Ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba ukuboko kw'Imana. Abari ino murabisobanukiwe, muranyumva cyane. Ndetse ahubwo ubu ngubu barahinduye kuva muri uyu mwaka, hasohotse itegeko rivugurura rivuga yuko ubu bavanye ku bantu 50 ahubwo bashyize ku bantu 100. Ni ukuvuga ngo kuva muri uyu mwaka uza 2026 kugira ngo itorero ryandikwe ko ari itorero rirasaba byibura abantu 100 baba mambure b'iryo torero. Kandi kuba abantu 100 ntabwo ari ibintu byoroshye habe na gato, bisaba ukuboko kw'Imana. Ariko Imana yatugiriye neza, b'abantu 50 turabarenza, dusaba uburenganzira bwo kwandikwa nk'itorero, baratwandika nk'itorero ku rwego rumwe n'ayandi matorero yemewe gukorera mu kino gihugu, baduha uburenganzira bwose bwo gukora.
rero turabishima Imana ko tutanyuze mu idirishya, ko tudakora ibintu mu buryo bw'amagendu bubonetse bwose, ahubwo Imana yadutumye, yaduhaye uburenganzira busesuye kugira ngo dukorere umurimo w'Imana kuri teritwari ya Norvège. Si igitangaza se kugira ngo abantu b'Abanyarwanda, abantu b'Abarundi, abantu bava muri Kongo nibo twatangiranye umurimo, ni nabo majorite y'abantu turi gukorana uyu munsi nk'itimu y'abamisiyoneri bafite intego yo kugira ngo twumve ubutumwa bwiza, tuvugururwe kandi twumve misiyo, none turangiza tujyane tubwire iki gihugu twajemo n'aya mahanga twajemo Yesu twamenye, Yesu wabanye natwe. Rero ahari reka mbenyejeje ahangaha, ubutaha nzabaganiriza nkomereza ahangaha mbabwire aho Imana igeze ikora. Ndabasabye amasengesho kandi mbasabye kudufasha gushima Imana kuko aho tugeze n'Imana yabikoze. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana dusoza. Uwiteka Mana, turagushimye, twatangiye dusenga, n'ubu turagushimiye kubw'iki kiganiro tugiranye n'abadukurikira kuri iyi sheni. Umwami Yesu Kristo, turasenga ngo udutoreremo abanyamasengesho bahagarara natwe Mwami, kugira ngo basengere igihugu cya Norvège, basengere ivugabutumwa twaje mu Mwami. Ntabwo twabishobora twenyine, ntabwo turi kamara, ahubwo Mwami watwohereje, utatwohereje twenyine, watwohereje n'abandi bataje ariko badushyigikiye. Mwami, bahagurutse kugira ngo badusengere, bahagurutse kugira ngo batubwire amagambo adukomeza muri uyu murimo. Turinde gucika intege mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dukomeze amaboko, twigishe kurasana, twigishe kubaka, twigishe Mwami Yesu Kristo kuzamura idarapo ryawe mu gihugu watuzanyemo. Tube umugisha kuri kino gihugu Mwami Yesu Kristo, kuza kwacu muri kino gihugu Mwami bizabere umugisha abaturage b'iki gihugu, ntibazigere bicuza ko bakiriye abamisiyoneri turi gukorera umurimo ino. Urakoze ko wabikoze, mu izina rya Yesu kandi twizeye, amen. Shalom shalom, naho ubutaha.